ariko kuko ari umusaza agumaho umunsi wose ngo bigeze mu gihe cya nimugoroba afatwa n'agatotsi arasinzira, ariko mbere yaho ngo hazaga inkongoro akazigurutsa zikagenda, hakaza izindi akazigurutsa zikagenda, bigeze aharanirwa nyine n'umusaza ngo arasinzira. Murambwira ati kugira ngo nkwemeze ibintu nakubwiye, do hasi ku nyanja camata umusenyi mu gapfunsi, arawucamata, yamubwira ati ngaho bara kuko usibye gutakaza umwanya ubu nabara umusenyi nawe baragute umukungugu umusenyi wo ku nyanja. Imana iramubwira ngo uko utabasha kubara inyenyeri ntubashe kubara umukungugu, ntubashe kubara umucanga, niko n'urubyaro rwawe ntawe uzabasha kurubara. Urubyaro rwawe ruzamera nk'umusenyi wo ku nyanja kandi ntawe uzabasha kurubara. Kandi icyo gihe Imana yamubwiraga Aburahamu nta mwana, yewe ngo nta n'inda yari yarigeze ivamo. Yes, ndagushimiye cyane wowe dukurikiye muri kano kanya, wowe wahisemo kuza kumva kino kiganiro cyacu. Nikaze kuno muyoboro wacu wa Braba Talk, aho tujye gukora ikiganiro tukagikorera hanze. Urumva ni ahantu twicaye mu kanyatsi, urumva imodoka ziratambuka, utunyoni turaririmba, akayaga karahuha, mbese ni ahantu hameze neza. Uhaye ikaze rero wowe turi kumwe, ukaba ushimye ko dufatanya muri icyo kiganiro. Uyu munsi ni ku cyumweru, aho abantu benshi bajya gusenga, bakajya mu nsengero zitandukanye, bakajya mu madini atandukanye, bakajya ahantu hatandukanye, mbese ku buryo buri wese asenga uko abyumva. Abandi bakajya mu musigiti iyo babitekereje, abandi bakaba banasengera hanze. Ijambo tujye kuganira rero uyu munsi ni ijambo dusanga muri Bibiliya rivuga ngo aho Imana yabwiye Abisirayeli ngo nimumara kugera muri Kanani, mukagera mu gihugu nabasezeranije, mukarya mugahaga, ntimuzibagirwe ngo mwibwire ko ari mwebwe mwabyigejejeho, ahubwo muzamenye ko ari Uwiteka Imana yanyu wabakuye muri Egiputa ikabazana aha ibibagejejeho. Iryo jambo nari ndi kuritekerezaho, ariko nibajije byahereye hehe. Ubundi dukurikije inkuru tubusoma dusanga Abisirayeli barabaye muri Egypt, aho bita ngo ni muri Egiputa, bahamara imyaka igera muri 430 cyangwa 50 gutyo, bitewe na verisiyo bakoresha kugira ngo bare. Ariko bigaragara ko bari bafite isezerano ryo bazamara imyaka 400, ariko biza kurangira batinzeyo kubera ikibazo cyavutse. Bamwe baravuga ngo nuko bari baribagiwe ko bafite amasezerano, abandi bakavuga ngo hari igihe cy'ubujiji cyanyuzemo, reka twe kwatinda. Byatangiye gute rero? Byatangiye ubundi Aburahamu agirana amasezerano n'Imana. Imana iramubwira ati Aburahamu ni wowe muntu nahisemo mu bo mu isi, none ndashaka kujyana amasezerano nawe. Ariko Aburahamu akaba aravuga ku mugabo witwaga Tera. Tera akaba ari umugabo ngo wabayeho aramenya ibigirwamana, ariko akaba atayitaye ku mateka ndetse n'iby'Imana yakoreye Nowa, yakoreye sekuruza Nowa. Kuko mu gihe cya Nowa ngo abantu bari bari mu isi ngo bakoze ibyaha byinshi bigira ubw'Imana ivuga ngo ndambiwe impamvu yatumye nde mu muntu ngiye kumurimbura. Uko byagenze, Imana yohereje amazi mu isi arimbura abantu bose, ariko akaba yari yabwiye Nowa ngo abaze nguge, abazemera kujyemo bazajyemo, abazanga bazarimburwe n'amazi, kuko ari cyo gihe Imana yari yahisemo. Byarabaye rero abantu bajya mu nkuge nk'uko Imana yari yabitegetse, abandi banga kujyamo, ahubwo Nowa ajyanamo amatungo cyangwa se inyamaswa Imana yari yamutegetse. Noneho Imana irimbuza isi nyine umwuzure. None ariko ngo igihe cyarageze kuri uwo Nowa haza kuvuka abana, biragenda bigera kuri Tera ari wese w'Aburahamu, kuko ngo we ntago yibutse Imana, ahubwo yasenze ibigirwamana, arabiramya, arabiterekera, arabibaza, arabikora byinshi rwose, mbese yimarayo. Ariko igihe kigeze abyara umwana nyine witwa Aburahamu. Noneho ariko Aburahamu avuka abona se Tera ari muri bya bigirwamana abiramya, mbese abana nabyo ari byo yita Imana ye. Noneho ariko Aburahamu agira ishyaka
ngo ryo gushakashaka uko yahura n'Imana ku giti cye. None igihe kimwe Imana rero ngwiza kumwiyereka. Buriya ni naho abayisilamu barubona barwana muri Palestina na Israeli, buriya bafite amateka kuri Aburahamu. Buri wese yita Aburahamu umubyeyi we cyangwa se sekuruza we, akumva niwe ufite umurage nk'uko Imana yamusezeranye. Akavuga ati twebwe turi urubyaro rwa Aburahamu, abandi nabo bati turi urubyaro rwa Aburahamu. Mu by'ukuri ni abavandimwe ariko bakarwana. Urebe intambara bafite hariya. Noneho Aburahamu igihe kimwe Imana ngwiza kumwiyereka, ngo iramubwira uti Aburahamu rero njyewe nzakugira ishyanga rikomeye, nzakugira ishyanga rikomeye, dore urubyaro rwawe ruzangana n'umusenyi wo ku nyanja. Ariko Aburahamu ntiyabyemera neza, ntiyabyizera, kuko yari afite umugore ngo witwaga Sara, kandi bari bamaranye igihe kinini ngo batabyara. Igihe kimwe ngo bari bagize ngo Aburahamu, ngo Sara yari afite imyaka 75, ngo Aburahamu ari gukabaka mu myaka ngo 90. Niko ikigereranyo kitubwira. Noneho Imana iramusanga iramubwira iti Aburahamu rero ndagirana isezerano nawe, ndetse uragirana isezerano nanjye by'ukuri, nta nakana ngira, nta mpora ndi njyenyine, ngenda ndi nyakamwe. Iramubwira iti Aburahamu do va mu gihugu cya so, uve mu muryango wawe, ugende aho nzakwereka, nzakugira ishyanga rikomeye, nzakugira ubwoko bukomeye, uzaba umuntu w'igitangaza, mbese nzabana nawe. Undi atari ko se nzagenda gutyo, nzajya ngenda ndi nyakamwe, nta kana ntaki, urumva ibyo bintu bizakunda koko? Imana iramubwira iti itegereza umusenyi wo ku nyanja, urubyaro rwawe ruzamera nk'umusenyi wo ku nyanja, kandi ntawe uzabasha kurubara. Kandi icyo gihe Imana yamubwiraga Aburahamu nta mwana, yewe ngo nta n'inda yari yarigeze ivamo. Aburahamu ntekereza ko ahita abyemera, ariko Bibiliya irimwita ngo ni sogokuruza w'abizera. None ngo Imana bigeze nimugoroba ngo iramusohora ngo imujyana hanze, avuga ati itegereze hejuru ku ijuru, ati warebye zira nyenyeri? Undi ati zibari. Urumva umuntu ufite imyaka nka 90 akaba inyenyeri 1 2 3 4 yajya kubona akabona izo amaze kubara zihindutsemo izindi. Arabwira Imana ati Imana rwose byananiye kubara, gusa urabona ngiye nabara inyenyeri kuko wowe se wazibaruka zikazishobora. Noneho ariko akantu nsimbutse ngo yamujyanye no ku nyanja, ngo navuga ati kugira ngo nkwemeze ibintu nakubwiye, do hasi ku nyanja camata umusenyi mu gapfunsi, arawucamata. Yavuga ati ngaho bara. Habaze kuko usibye gutakaza umwanya, ubu nabara umusenyi nawo baraguta umukungugu, umusenyi wo ku nyanja. Imana iramubwira ngo uko utabasha kubara inyenyeri, ntubashe kubara umukungugu, ntubashe kubara umucanga, niko n'urubyaro rwawe ntawe uzabasha kurubara. Nuko umubano wa Aburahamu n'Imana urakomeza, Imana iramwishimira. Noneho bigera igihe ngo Imana imusaba kujya gutamba igitambo. Ahera mu gitondo ngo aragenda agira mu mafu ya nimunsi, ngira ngo ni hafi mu saa 10, mbese ni mugoroba, yatambye igitambo ategereje ko Imana iri bugihe umugisha, none ikohereza umuriro ikagitwika. Ariko kuko ari umusaza agumaho umunsi wose, ngo bigeze mu gihe cya nimugoroba afatwa n'agatotsi arasinzira. Ariko mbere yaho ngo hazaga inkongoro akazigurutsa zikagenda, hakaza izindi akazigurutsa zikagenda. Bigeze aharanirwa nyine n'umusaza ngo arasinzira. Asinziriye inkongoro ziraza zigwaho, zitangira gushonagura kuri cya gitambo, ashigukira hejuru, ariko asanga deja zarangije kuryaho. Ngo Imana iramubwira ati ibyo bitotsi usinziriye rero sha Aburahamu bizanye akaga, kuko urubyaro rwawe nubwo utararubona, urubyaro rwawe ruzajyanwa mu bunyage muri Egiputa, bamare imyaka 400. Imyaka 400. Atariko nyuma y'iyo myaka 400 nzabakuza y'amaboko akomeye, nzabakura mu bunyage mu maboko ya Farawo, ku buryo muzajya muhora munyirahira muvuga muti Imana yaradukijije. Nuko byagenze rero nihuse kugira ngo ngiye kwingingo yacu, ngo igihe cyarageze baza kujyanwa mu bunyage. Icyo gihe icyo kintu tuzakivugaho ikindi gihe. Bajyanwa mu bunyage binyuze kuri Yosefu, igihe bene se bamugurishaga. Noneho agurwa n'abantu bo muri Egiputa, noneho baramujyana bajya kumugurisha ku mugabo witwa Potifari.
noneho abayo uko byagenze ntabwo ndi bujyemo uyu munsi. Noneho bigera igihe aza kujya muri gereza, aza kuvamo aba umuntu ukomeye muri Egiputa. Noneho aza kubyara arororoka, noneho n'umwami amuha agace ahantu bagombaga gutura. Noneho barahatura, ariko noneho baza kuba benshi barororoka, urubyaro rwabo ruba runini. Yosefu arapfa, akomeza kuza n'ibindi bisekuruza byabo. Noneho ngo bagira babishyanga rinini cyane. None bigera igihe haje kwimwa undi mwami witwaga Farawo, atangira kubatwaza uburetwa kuko ngo atarazi ibyo sekuruza Yakobo cyangwa se ibyo sekuruza Yosefu yari yaravuganye nyine n'umwami ndetse n'igihugu cya Egiputa. Batangira kubakoresha uburetwa, barataka, bararira. Noneho igihe kiragera, Imana iza kubakurayo. Mu kubakurayo ibanyuza mu butayu. Mu kunyura mu butayu rero bakiri mu nzira, bagiye kugera i Kanani, mu gihugu nyine Imana yarabasezeranyije ko izabaho igihugu cy'amata n'ubuki, aho bazatunga bagatunganirwa bakamererwa neza. Noneho mu cyo gihe cyo mu butayu ngo Imana yabahaga mana, ariko irababwira iti do kiriya nicyo gihugu muzajyamo, atari ku munsi mwakigezemo muzasanga ari igihugu gitemba amata n'ubuki. Ati igihe mwagezeyo mukarya mugahaga, imirima yanyu ikera inzabibu, imbuto, mbese ibihingwa byose bikera nk'uko muzaba mwabihinze, amashyo akuzura mu biraro, inka zikaba nyinshi, ihene, intama, ingamiya bikaba byinshi. Ati muramenye ntimuzigere muvuga ngo ni mwebwe mwabyigejejeho, ahubwo mujye muvuga ko ari Uwiteka ndetse n'amaboko y'Uwiteka Imana yabibahesheje. Naho ngaho byahereye rero. None ibyo ngibyo Imana yabwiye Abisirayeli, twebwe biratubwira iki? Birakubwira ngo nunyura mu bikomeye, ukanyura mu ngorane, ukanyura mu gahinda, ukanyura mu bibazo bikomeye cyane, ukazagera igihe ukabivamo, Imana igufashije, ukabona utangiye kugera mu buzima bworoshye, ubuzima bushoboka, aho urya ugahaga, ukabona imyenda igukwiriye, ukabona n'indi ubika, n'indi uzambara ejo, ukabona inkweto usimburanya, ukabona ibiryo ushyira ku meza uyu munsi n'ejo. Murabizi ko iyo dusenga turavuga ngo Mana duhe ifunguro ryacu ry'uyu munsi, ntabwo hajyaho n'iry'ejo. Iyo umaze kubona ifunguro ry'uyu munsi, benshi musigaye mufite n'amafunguro y'ejo, niho hantu hawe aho uzaba umaze kugera, umaze kurya ugahaga ukijuta rwose. Handi bakuzanira ibiryo ukavuga uti oya nahaze, nijuse, nashoje, nta bindi nongeraho. Batese nta n'amazi urenzaho cyangwa agafanta, undi ati oya. Hari n'abarenza akabyera, nta kabyera urenzaho, nta kagwa urenzaho, ntaki. Undi akavuga ati oya. Aho nuhagera rero umenye ko ari muri ya Kanani Imana nawe yagusezeranije, umenye ko ari cyo gihugu cyawe gitemba amata n'ubuki. Uzamenye ngo ntago ari jye wahigejeje ku giti cyanjye, ahubwo ni imbaraga z'Imana n'ubushobozi bw'Imana n'ineza y'Imana yakugejeje, maze nawe ushima Imana. Ese wageze muri Kanani yawe? Birashoboka. Ryoherwa rwose, kandi mu ndimi z'iki basigaye bavuga ngo enjoy it. Rwose gubwa neza, urye, ufungure, nakujya uringanira n'ameza mu cyubahiro cyawe, hanyuma ujye kuryama wibikire mu cyubahiro cyawe, ubyuke ukarabe, hanyuma uvuge uti Uwiteka warakoze, wagize neza, ibi byose ngezeho ni wabingejejeho. Hanyuma ntuzibeshye ngo uvuge ngo ni ubwenge bwawe, ni amaboko yawe, ni neza yawe, ni imbaraga zawe, ahubwo ni imbaraga z'Imana ziba zabikugejejeho. Niki Imana ivuga, niko dusoma, niko ijambo rivuga. Reka nkubwire rero ngo ryoherwa na Kanani yawe. Niba ukunze iki kiganiro, tujye tubana mu bindi biganiro, kandi ni byiza ko washyira akanyandiko wenda aho hasi niba ikiganiro wagikunze, niba wakishimiye ukatubwira uti nakinezerewe, wenda muzavuge ku kindi kiniki. Hari ikindi wifuza ko twavugaho? Ese urifuza ko twajyana ikiganiro nawe? Nyandikira kuri email ubona muri description cyangwa se mu ncamake ya YouTube channel, hanyuma nzayakira, tuzaganira, tuzavugana, numva igitekerezo cyawe. Ndagushimiye cyane. Imana iguhe ibyiza, ugire impagarike n'ubugingo, kandi ubigire byombi, ntubure na kimwe. Ugire umunsi mwiza.